nakubwiye ko muri Adepr nitwe ubu none mwaka wa 2025 2026 kugeza igihe ntazi nakubwiye ngo tukiyobowe na Izayi Revera Izayi mani mpumugisha kandi hari ndi dini ubizima rwabyumvaho abazabikora zabadukopeyeho nitwe ba mbere aho utatubwira ko dufite umurongo ujyana abantu mu ijuru ni he aho buhagaze hashinga gati urakomeza ibindi reka maze vuga kuri uwo mugabo uvuze kuri Shimiye Pastor Shimiye kandi uko ni Pasiteri sinza kwifatikanya n'abandi bamuvuga ukundi kuko nanjye hari abagabo babiri mperetse kubona muri iyi minsi kandi abasindi batinye kuvuga ndabivugira mperetse kubona umugabo umwe afite ikinyamakuru kinakundwa gikomeye nyiriza buri nshya ni Presire ndetse ngira ngo na Joel koko bamusesenguye wo Shimiye Pastor Shimiye Yobokamana TV bamuvugaho ibintu byinshi birashoboka yuko bamuvuzeho ibyo bita ukuri hakabonekaho n'ibyo wenda bita ikinyoma birashoboka ariko reka manze vuga kuri Shimiye we nyirizina inkuru 20 akoze 19 ziva ku itorero rya Adepr ariko muri 19 avuze izo ukuri kukuri ntizarenge ebyiri izindi 17 zari ibinyoma utakugira ariko abankurikiye n'abagukurikira babe bake babe benshi bazi ko dufite ukuri ntacyo ngiye hazagaragara umuntu umwe uvuga ikintu avuga hano kuri kamera cyangwa kuri channel kitashyizwe mu bikorwa cyangwa kitabaye nikitaraba nakubwira igihe cy'urugendo ariko mvuga ibintu mpagazeho mvuga ibintu nzi hari n'amabanga menshi y'itorero tuzi mu mutima tutavugira aha ntuzi kubukiza nakubwiye ngo ubundi ufite so ufite papa wawe umumwuka cyangwa mu mubiri bwite ukabona yicaye nabi cyangwa yambaye ubusa ukwiye kujya ukarubanda ukavuza karuru ugahamagaza baza kureba ubwambure bwaso cyangwa ukwiye kumufubika hanyuma rero Shimiye nk'umupastori ngiye mbivuze buhoro ndakubwiye ngo isi yose ukuye mu Rwanda ibindi bihugu byose bicuruza ikinyoma hejuru ya 70% ubundi ukuri bagucuruza hasi ya 30% ukuntu isi bayeho reka no kumurenganya abavuze ngo arwaye niba ari depression ngarwaye bwo mu mutwe baramubeshyeye kuko ntabwo arwaye nawe yanavugiye ngo nimba arwaye ariko nanjye nakakibabajije wazaburi nshya na Joel bose aya macano yabo yabwirijeho amacana bamuhaye ibiganiro amacana yabaye views yabaye sub yarabasengeye abahesha umugisha nk'umuhesha w'umugisha kubera iki mwagiye gukoresha umuntu bwayo mu mutwe nibyo koko Izayi yaba ari gusubiza Pasiteri Izayi Revera yaba ari gusubiza itorero rya Adepr muri Gatolika nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp nanjye gusuza kandi gushimira ko warisemo yicano ni by'agaciro komeye cyane kuba ugarutse kubana natwe kandi utarakora subscribe uke gukora subscribe kugira ngo ibigana byacu ujye bikurikira mu bambere kuri kamera ndi kumwe n'umuvuga butumwa Tadeyo ntivuguruzwa ishimye kukwakira nishimiye kazo umpaye nanjye ku idini muraho ku itorero turakomeye turi bazima turi amahoro ku itorero wacu ni ku itorero se kubyumva ko idini ari idini ya Isilamu twe tukaba turi itorero rya Adepr mu Rwanda kandi ko nakubwiye ko itorero biva ku nshinga gutoranywa twaratoranyijwe ngaho duhitandukanizo ry'idini n'itorero itandukano ry'idini n'itorero kankubwira iby'itorero urahita umenya iby'idini oya byose urabitubwira byose mbivugira icyarimwe itorero rero kubera biva ku nshinga gutoranywa ubundi bivugwa ko cyangwa tuzi ko bizwi ko itorero ari abantu batoranijwe bavuye impande zitandukanye bakahurira ku kintu kimwe ariko bahamagawe na Kristo itorero rwo n'itorero ry'Imana uzi ko abaho n'itorero bitaga ibyo kwa Rucago naryo babaga babatoranije bakabahuriza ahantu runaka twirero turi itorero rya Adepr itorero ry'igihugu riracyabaho ribaho twe turi itorero rya Adepr itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda naho idini simfite ubusobanuro buhagije ariko idini ishobora kuba abantu batemera Yesu batemera Imana n'umwuka wera hari ukundi kuntu biziho none se kare cyo mpfa namwe muri abarimo bamazi byo muzi sinzi impamvu utinya kwemera ko Adepr ari idini ariko ni idini
bishimangire nawe basi nubwo ari njye mutumira ntacyo reka dukoresha itorero kuko ari cyo ushaka icyo ntabwo ari cyo nshaka Ariko ni idini. nicyo igihari nuko Adepr ari itorero rwose icyo cyo nta n'ujya impaka n'abadukurikiye barabizi bose bari muri Adepr bose baratoranyijwe na Yesu barahamugaye baranatoranijwe keretse wayoba nyuma wagiramo gute udatoranyije keretse abashyitsi akandi abashyitsi umuntu usuye ku wa kane no ku cyumweru ntabwo bisobanuye ko ari umunyetorero wo muri Adepr ni umushyitsi wavuye muri Anglikani mu Gatolika no mu Isilamu wariyizira ariko mu mambure Adepr yaratoranijwe muri make kwinjira muri Adepr ni iki kujyana mu ijuru niyo nzira ngari irimo ijyana abantu mu gihugu cyo mu ijuru. Nzira ngari rero burya iratuyobye. Ijyana ikuzimu. Bavuga ko habaho inzira ebyiri ifunganye n'ingari. Nari mvuze ko ari wo murongo mugari ariko mu nzira ifunganye nkuko Yesu yabivuze ariko murongo mugari. Reka mbivuge mvuge inka mu izina ryayo. Baravuga ngo no kuvuga ingoma mazina yaso. Reka mvuge inka cyangwa intama mu mazina yaso. Biragoye nanabirahirira uretse ko Yesu yavuze ngo yegibe yego nawe ibe oya. Nabirahirira ko mu Rwanda kubona iki kugeza mu udaciye muri Adepr birashoboka ariko biragoye. Hanyuma muri Adepr birashoboka kandi ntibigoye. Ubwo abantu baze yandikishe muri Adepr ubundi bikorera ibyo bashaka bazajya mu ijuru. Oya ntago ari ukora ibyo bashatse. Aricyo nashaka kukubwira muri Adepr bakwereka ikibi n'ikisi. Noneho iyo wanze bibi uburi mu murongo wo kujya mu ijuru. Icyambere kankubwira akantu utaruzi cyangwa utibukaga. Nitwe nonaha mu Rwanda itorero rya Adepr umuntu ashobora kuza gukizwa kwihana ari ubwa mbere. Ibyo twita mu macaci n'amatorero ni wacu bita kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Uzi ko wihannye bwa mbere urabizi cyo ngicyo cyurakizi. Nitwe twenyine dufitemo itsinda ry'abantu barenga 20 bemereye gukurikirana wa muntu wihannye bwa mbere. Hari indi dini cyangwa itorero mu Rwanda bizo mu garurenga amadini. Hari irindi nitwe ba mbere icyo ni kimwe. Kabiri nakubwiye ko muri Adepr nitwe ubu none mwaka wa 2025 2026 kugeza igihe ntazi. Nakubwiye ngo tukiyobowe na Izayi Izayi mani mpumugisha kandi tukiyobowe mu Rwanda nyakwa Perezida Paul Kagame tukiri ku ngoma ya Yesu nitwe twenyine mu Rwanda ushobora gutera umwana w'umwangavu inda afite imyaka 15 14 inda itateganijwe atabiteguye wamushutse hanyuma tukamukurikirana tukamuha inama tukamusura n'ubundi bufasha. Hari indi dini ubizima rwabyumvaho abazabikora zabadukopeyeho nitwe ba mbere aho utatubwira ko dufite umurongo ujyana abantu mu ijuru ni hehe nkubwe n'ibindi bintu bitanu. Shobora sinakuye kari ibindi bibiri nitwe muri Adepr dufata abapfakazi hariye bapfakaye ku mpamvu zigiye zitandukanye yaba ba genocide yakora abatutsi yaba umuntu wapfusha umugabo aguye mu mpanuka yaba wishwe n'indwara tukabashyira hamwe tukabahugura tukabaganiriza tukabasura n'ubufasha bw'ibanze bugenewe abapfakazi kandi uzi ko wari umurongo mu mirongo Yesu yasize. Muri Adepr niho cyo kintu gikorwa kubasura kubafasha kubaherekeza mu rugendo rwabo rw'ubuzima kumenyerwa ibintu byibanze nitwe muri Adepr tubikora. Icya gatatu muri Adepr nubwo tudafite byinshi bya mirenge byo mwisi y'amafaranga menshi ariko nitwe dushafata kuri buri torero tugafata nk'imfubyi runaka zikishyirwa minerval zikishyirwa mituweli zigahabwa amakayi. Nuko mu Rwanda no muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo uko iburyo ni gukora uko imoso ni kubimenya. Nageza nakwereka utu video n'amafoto ese ubutanza bikwereke nkwereka abantu barenga 10 twafashije mu itorero rya Adepr. Nuko tubivuze bavuga ngo mwabaguriye amakayi 10 ngo mubizana kuri kamera twanga kubizana ariko muri Adepr iyo mirongo migari Yesu yasize niko tukiyubahiriza hejuru ya 80% utandukanije n'abahandi. Nonaho ntakubwira ko itorero rya Adepr ari ryo rifite umurongo ujyana abantu mu ijuru ni hehe ubyumva ukundi kutaruko arebe neza kadakandagiye mu ntambwe yo kuyoba. Kuvuga n'aba Adepr no kuyoba. Kuvuga n'aba Adepr no kuyoba n'ubuyobe bukomeye. Ndumva Adepr bayikirwa mana. Nagare kigirwa mana. Ahubwo ikorera Imana kandi Imana rurema Imana nyamana. Reka noneho tugaruke ku bimaze iminsi bivugwa. Abantu barimo kuvuga ko ari amakuru avuga ko ngo abashumba barimo guhabwa amabaruwa agiye atandukanye. Kenshi iyo bavuze amabaruwa nyine ubwo baba ari kubashimira ko ibyo bakoze muhahise bavuga ngo bagiye gukomeza ubuzima busanzwe. Yego kuko se abapasiteri muri Adepr baba barimo gushimirwa ariko ntago bahabwa amabaruwa bashimira
ahubwo bivuze ukuntu nimba batwumvishije akenshi abashumba bahabwa amabaruwa baba bashimira nyine ibyo bakoze ariko banabasezereye icyo bamwe mu bavuga kwirukana cyangwa bavuga ngo kwirukana no gusezererwa ubu tuvugana muri Adepr nta bihari none nta bihari kandi nibizaramuka bibayeho mu gihe kizakurikiraho bikabaho ubundi se hari amakuru mashya ubwo yaba birimo cyangwa hari inkuru aho yabibayemo n'ubundi uhereye ku itorero ryabaho byabagaho abageze mu zabukuru bagashimirwa habagaho n'ikindi kintu cyitwa mitasiyo kwimurwa kuri paruwasi ukajyanwa mu yindi kuva ku itorero ukajyanwa ku rindi ibyo reka mbwira badukurikiye ngo ntagize yabikizaga akadomo ngo ntibizakorwe bizakorwa ariko butuvugana none kuba dukurikiye nta bihari nta mushumba wasezerewe nta na mitasiyo zabayeho none nta bihari ayo makuru ntabwo yizewe hari umwe mu bagabo bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube ukunda gukurikirana amakuru y'itoro rya Adepr rimwe na rimwe akenshi amakuru avuga ugasasanga ya makuru ni ukuri ntabwo wenda simbizi niba ayavuze yose aba ari ukuri ariko amwe namwe ugasanga ibyo yavuze nubwo yavugurujwe ariko bikazarangira kera bibaye ukuri aherutse gukora inkuru ndetse hari n'abandi banyamakuru nabonye bahise bajya kumusesengura kuko urumva nyine inkuru ze niba umuntu ashobora gukora inkuru 20 nibura 19 ari izivuga kuri Adepr ntegeza ko abo banyamakuru kubera ko nabo basengera ari ryo torero basengeramo baramukurikira ubwo ari ryo mpamvu wenda bicaye bakajya kumusesengura ariko ngira ngo bari bahereye ku nkuru yavuga ko ngo Adepr kunywa inzoga byemejwe ibyari ikizira byamaze kuzirurwa ngo musenge cyane none se ngusabe mbere uko wenda ukomeza cyangwa unambaza nimba atari ibanga atari ugutewe ku karere uwo mugabo uwo muntu wamuvuze mu mazina umva ko nanjye muzi ni Pastor Shimiye shimiye nanjye ndamuzi none ikibazo kiragira gite ndetse hari n'indi nkuru yakoze yo ndumva nayibonye uyu munsi ivuga ngo dore ibimenyetso 4 Pasiteri Zayi asubije Adepr muri Gatolika aho buhagaze hashinga gati urakomeza ibindi reka maze vuga kuri uwo mugabo uvuze kuri Shimiye Pastor Shimiye kandi kuko ni Pasiteri sinza kwifatikanya n'abandi bamuvuga ukundi kuko nanjye hari abagabo babiri mperetse kubona muri iyi minsi kandi abasindi batinya kwavuganye ndabivugira mperetse kubona umugabo umwe afite ikinyamakuru kinakundwa gikomeye nyiriza buri nshya ni Presire ndetse ngira ngo na Joel koko bamusesenguye wo Shimiye Pastor Shimiye Yobokamana TV bamuvugaho ibintu byinshi birashoboka yuko bamuvuzeho ibyo bita ukuri hakabonekaho n'ibyo wenda bita ikinyoma birashoboka ariko reka maze vuga kuri Shimiye we nyirizina Shimiye yabaye pasiteri mu itorero rya Adepr ngiye mu ataraba pasiteri ataraba na mwarimu akiyoboye icyumba ndamuzi tubana twasengera aba mwarimu turamuzi aba pastori cyagihe rero nkunda kukubwira ko tewe yaravuze ngo nubwo itangira ryaba ritoya hari igihe ku maherezo urushaho kunguka hari igihe unguka rero hari n'igihe uhomba hari igihe igiti kikura kiganza amarumbo hari n'igihe gikura gikubitwa n'inkuba cyangwa kigakura kitagira n'imbuto Shimiye muri Adepr yari afite umuhamagaro ari umuvugabutumwa mwiza ari umuhanuzi w'Imana ariko muri iki gihe ntago tuzahagaze singiye kumucira urubanza cyane katakibarizwamo hari umubishop ukomeye mu Rwanda waduhaye amahugurwa twebwe n'abandi bakozi b'Imana mu gihe cyatambutse kize nk'imyaka 4 aduha urugero ku bantu bareba umupira wa football sport ko muri football ura mupira buriya umutoza wese nubwo umutoza yaba aratozaga Arsenal sinzi niba unteza amatwi ni umutoza yaba aratozaga Arsenal aje mu Rwanda byamugora gutoza Rayon Sport atayirimo atayirimo sinzi no kanukumvisha bivuze iki Shimiye ibyanenga n'inama n'ibitekerezo ntabwo nzi neza kwijana igihe cyo kubitanga ari iki igihe cyo kubitanga cyari cyagiye gifite ijambo muri Adepr afite n'ababwira afite n'abamwumva hanyuma tukiri kuri byo yaruvuze ngo avuga inkuru 19 za Adepr uko nkumvisha uko nanjye numva kubera ko maze gutinda nanjye mbumva ni nkaho uvuze ko muri 19 byibuze nk'icya kabiri kiba ari ukuri ubwo wena n'icyane cyangwa se 10 kuri 19 ziba ari ukuri oya aho kwibeshya ahubwo inkuru 19 inkuru 20 akoze 19 ziba ku itorero rya Adepr ariko muri 19 avuze izuru ukuri kukuri ntizarenge ebyiri izindi 17 zari ibinyoma
nawe urabeshya. izindi 10 ngo ari ibinyoma, aba ari amarangamutima ye, aba ari umusore ntabwo ari gucuruza ibihuha akajya bajya kumurega si ngombwa. Mvuze ko kiba ari ikinyoma, nkubwira ibyo nshingiraho. Yaraje hano kuri imihanda cyangwa kuri kamera kuri channel ye avuga ko muri Adepr ikintu cyo kubahiriza yubire anniversaire y'imyaka 85 itorero rya Adepr rimaze mu Rwanda, icyo hamwe n'abandi bagabo nka babiri bakora gutyo bavuga ko kitakibaye. Naje ndakubwira ntibizaba, naje mvugira kuri kamera ko bizaba. Byarabaye ntibyabaye, byarabaye uko ni ukuri. We n'abagenzi bavuze ko gusengera abagore muri Adepr babishyiramo ko bigiye kuba mu kanya ati ntago bizaba bikibaye, abamwe na bamwe bakagenda batanga n'impamvu zigaragaza ko bitazaba. Nkubwira ko bizaba, icyo cyarabaye. Icya gatatu bavuga ko aho ndamuvuyeho ndavuga ku bandi bavuga gusengera abagore niba basengera Adepr zacikamwe ibice ari ukwimika ibizira antikisakora n'ibiki byose. Mbabwira ko atari ko kuri k'abagore bashoboye, abagore bafite imbaraga. Habonetse andi bazavuga ngo nese ngo umugore dukunda kubigarukaho nubwo ari amakuru azahurwamo, umugore akajya muri Yorodani gutenga ari mu cya gihe cyabo cy'abadamu, ngazabatiza gutenga azashingira. Navuze nkubwira mbwire n'abandi nanjye nibwira nyewe n'umwuka wera w'Imana ko Imana yahaye umugore kuba umugore ari nayo imuhaye kuba umushumba kandi zamushoboza. Ubu tuvugana bari gukora ku kigero cy'ejo 70% ibyari binakenewe, n'ubundi bari kubikora kandi iminsi n'amezi ntago byahagaze. Hari n'izindi nkuru nyinshi. Iya kane igaragaza ko 19 avuze za muri Adepr byibuze nyinshi, ebyiri arizo zabukuri, izo yavuze zo kuri ndazizi sinzigarukaho, ndi kuvuga izo yavuze z'ibinyoma zitanabaye zitazanasohora. Bamukritika abo ba Joel na Presire bamusesengura, ariko nabo ndashaka kubashima cyane kuko nubwo bamusesenguye uramutse umbwiye ngo ninze gutondekanya umwanya w'abakizwa nubwo ntari Yesu, ntago ngira umunzani upima agakiza na metero ipima uburebure, ariko nuza gushaka kuza ku mwanya tukiganireho uze kumbaza ngo ubundi burarishimiye na Presire na Yoweri umuntu arebesha amaso ayadufite y'umubiri n'ay'umwuka, cyane ko tunabana nabo ibyo tubaziho. Ucishijwe ninde nubushaka nshimiye ni wikijijwe wari tukaza kukigarukaho ko nza kubitondeka. Yego nshimiye ni wikijijwe ndaza kukubwira uwa mbere nkubwira ko nkubwiye n'uwa gatatu. Nshimiye ntago ari uwa mbere muri bo ariko se n'uwa nyuma ari hagati na hagati, ariko bari babiri bamuvuze ntago bamurusha gukizwa. Yes. Harimo umwe muri bo mwa batatu tuvuze ukubona afite ijwi rinyerotse rimeze nk'iry'abakobwa, Imana yamuhaye ijwi ariko umutima we uwawo gutuzamo cyangwa ukerekwa nibwo wamenye umuntu wari we. Hasinze wavuze ngo azamukoraho episode 68 nishimiye abivuze nubwo ndafite umwanya w'ibyo wo kuba naje musatse kimeze nk'ikitiku, ariko bose bamwiyoboka Imana kandi turabana kandi dukora kuri zimbuga. Nkubwije ukuri ngo nakuzana byose ngiye bitanu bifatika ngo n'ibimenyetso n'amajwi n'amavideo n'amafoto, ntago nkunda kubijyamo kwereka ko uriya mugabo keretse ijwi Imana yamuhaye ariko umutima we ushobora kuburinganiye. Ari amakuru udafite. Twigarukire kuri Shimiye rero nari nkukubwira ko ari inkuru ebyiri ajya akora nzima 17 bari ukubeshya. Yakoze inkuru nubwo namvushe yisobanura ngo titre yanditse vuga ngo mu itorero rya Adepr kunywa inzoga byemejwe, kandi utangarize ko bitemejwe. Nanjye nkuru bushize nayikoze ariko wenda utaranagera aho ngaho. Hari inkuru yakoze yavuze ko yabuze umuntu umunyomoza. Yavuze ati ninjye wavuze ko ninjye wabatije umupasiteri wabatije umukristo ninjoro. Yabuze umuntu umunyomoza ariko nta nubwo yabonye umushyikira ngo abyemeze. None se igitekerezo cye ese kankubaza akabazo. Ese we arabizi n'Imana irabizi. Ngiye ko kubaza siwe mvuze ni umugani ngiye guha, ariko uwumva yumva bike cyangwa se umugani ukagana kariho. Akabazo k'amatsiko. Uramutse ugeze kuri Nyabarongo cyangwa kuri piscine cyangwa hano Kimironko kwanza kunyama ngo wabugiye koga Kimironko kuri Nyabarongo niho nshaka kubwira kugira ngo ubyumve. Ta kuri piscine wari ugiye koga, uri koga wambaye imyenda yo kogana ariko imyenda yo kwambara wayisize ara ku nkombe ara muyisiga mugiye kuri piscine n'abasirimu n'abandi. Uhakaza umuntu ufite ikibazo cyo mu bwayi bwo mu mutwe, mbere babyitaga abasazi ariko ubu ntago mu Rwanda tukigira abasazi. Ufite uburwayi bwo mu mutwe akayitera akayirukankana, wava muri piscine na mucikopa cyangwa tumaye twogana nawe ukamwiruka inyuma, umwirutse inyuma. Umusazi ninde? Umuzima n'uwuhe? Impamvu nta wamunyomoje, nta ufite umwanya wo kuza kujya muri ziriya nkuru kuko ari inkuru zibona zidafatika, idafite icyerekezo, zitazanasohora, zitazanabaho, nta gihamya. Ubwo se abantu baze bitereke. None se haze Izayi, haze se umuvugizi wa Adepr, haze Stade umuvugizi w'Abakristo, naye naje kandi ndabinyomoza uko nshoboye. Simfite umwanya wo kubikora episode 20 hataza kugira ugaragara mu handa ari kwirukanka nanjye nkamwirukankaho nambaye ukuri. Twese ntiwamenye ugira ukuri n'utakugira, ariko abankurikiye
n'abagukurikira babe bake babe benshi bazi ko dufite ukuri ntacyo ngiye hazagaragara umuntu umwe uvuga ikintu avugira hano kuri kamera cyangwa kuri channel kitashyizwe mu bikorwa cyangwa kitabaye n'ikitaraba nakubwira igihe cy'urugendo ariko mvuga ibintu mpagazeho mvuga ibintu nzi hari n'amabanga menshi y'itorero tuzi mu mutima tutavugira aha uko dufite ahandi tuyavugira kuko ba nyir'itoro baracyahari ariko ibyasohotse nakwe tubikubitira hano bitewe nuko babazanye aha avuga rero ko Adepr ngo yemeje ngo kunywa inzoga baramuhaje ngo hari isinya wabonye umushumba abivuga cyangwa bisinyaho nuko bidahari nubwo nakubwiye ko ikintu cyo kunywa inzoga cyo mu mezi nk'atatu ari imbere ndashaka kuzakivuga mu kwa gatandatu ndabanyeretse turacyabisengera turi kuzengurutsa ururimi karindwi tuzababwira ububi bwo kunywa inzoga tubabwire esitoro ko ribuzanya kuyinywa babishingiye abore batubaza ngo se kunywa inzoga ni icyaha si icyaha badutega imitego ariko tukayisima kubera gusenga mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kwa gatanu amezi 3 nzaza tubishyire ku mugaragaro byose ko byakabaye bibiri iki bivugaho ese bigenda gute ariko ubu tuvugana mu kwezi kwa kabiri kwa mbere tukirimo tujye kwinjira mu kwa kabiri itorero rya Adepr ntago ryemeje kunywa inzoga nta n'umwe Adepr wahamagawe mu itorero rya Adepr umukristo wemerewe kuyinywa haramutse hagize n'uwabikora yaba ari umukobwa ubumwe agatucisha bose kabare kamikamu n'umutima we nta itorero ryegeze ribyemerera icyo nacyo kiri mu byo yavuze kandi bitari ukuri by'ikinyoma nishaka kubwira 17 kuri 19 wavuze umbaye inkuru 19 ukazitondeka sinshaka kumera nk'aba Presire cyangwa abajoweri kuko nabo sishyashye sinshaka kubamera nkabo ngo nzifate shimiye mwandagaze kuko icyo nkunda kuvuga reka nkivuga mu mazina noneho ntuzi kubukiza nakubwiye ngo ubundi ufite papa wawe umumwuka cyangwa mu mubiri bwite ukabona yicaye nabi cyangwa yambaye ubusa ukwiye kujya ukarubanda ukavuza akaruru ugahamagaza baza kureba ubwambure bwaso cyangwa ukwiye kumufubika hanyuma rero shimiye nk'umupastori wimitswe akimikwa na regional na represent agasigwa mfite umujyo gumwuka wo kuba pastor mu itorero rya Adepr nubwo nyuma yaje kugenda agashinga iryo toro birazwi ari naho yaje kuberamo Rivera naho yabereye mu iryo toro rye n'ibindi nk'umuntu wabashe kugera ku iyo ntambwe nta muntu w'umudiyakoni n'umukristo usanzwe kandi yaba nabari babiri ndazi ko buri wese ntafite na titre y'ubwarimu nyanda yifite ntafite titre nzi y'ubwarimu cyese bavukiye kuba pasiteri bakwiye kumwandagaza ntago dukwiye kumuvuga nabi ariko mu nkuru avuga nkubwiye ko izivuga kuri Adepr 17 kuri 19 akoze ubwo reka mvuga ngo 80% zose bari ibinyoma yenda 20 zishobora kuba ukuri yego singwa ibimenyetso bifatika nzitondeke ufate titre y'ikigano akoze kuri Adepr ngisesengure nkubwire ngo yakoze iki hasohoye ibihe nkubwire ngo hateganyijwe ibi hasohoye ibihe yatubwiye abarwaniye mu rusengero uretse abantu habayeho kusa kumwe wahura n'umugasa nk'abagongana ariko atari kurwana muri Nyarugenge icyo cyarabaye usiko najanga nkana kikwemera nkubwira nuko byari bimeze ariko nta bantu dufite barwaniye mu rusengero kankubwire inkuru taronasi ejo bundi arimo mu bantu batangaje ko umushumba wa paruwasi ya Kabuga yakoresheje inama mu kuri ko abatwumva ndabizi ko hari abantu bashyigikiye amafuti sinakubwiye ko mwisi ngira ngo banze kuyeho mu Rwanda ibindi bihugu byose ibihugu byose amareta amaguverinoma ibiki nuko badashima bivuga bamwanafunze bakabivuga bakabivuga amacyano akagenda afungwa n'ibiki ngiye mbivuze buhoro ndakubwiye ngo isi yose ukuye mu Rwanda ibindi bihugu byose bicuruza ikinyoma hejuru ya 70% ubundi ukuri bagucuruza hasi ya 30% ukuntu isi bayeho uretse mu Rwanda dufite ukuri uko ubundi bajyaga bakimana iri Rwanda igataha mu Rwanda ubu kuri iki gihe Imana yirirwa mu Rwanda ikanaharara tuyobowe na perezida murabizi none muri Adepr by'umwihariko tuyobowe n'umushumba mukuru mwiza kankubwire abandi bantu benshi bacuruza ikinyoma ntago bavuze ngo umushumba paruwasi ya Kabuga ngo hari inama yakoze akayitangiza ngo inama ngo ntiyasoza neza kabiri ngo isoza ngo benda kurwaniramo gatatu ngo bamubwiriye ngo benda fatana mu mashati turetse ibyimbuga nkoranyambaga turetse ko umvugiza w'abakristo mu itorero rya Adepr mwampaye nkabyemera turetse ko nsengera muri Adepr n'ibindi iyi nama nayicayemo abo nkubwira ukuntu twayibayemo neza ikabyara n'umusaruro ukomeye cyane reka mukuri kuyere yampamagaye dore Bibiliya nta n'ijambo ryo kuvuga ubundi namuziko inama ntago ari amatangazo inama ziko abone ibiganiro mpaka bigasohora iyo murongo muzima ndakubwira ngo niba kwari maze nk'amasaha 2 nta n'iminota 5 y'impaka yabayemo ntayo ahubwo umushumba wa paruwasi ya Kabuga Imana imuhe n'amahoro ikwa Kagabo Alphonse
na komisiyo ya paruwasi bari basuye itorero kwanza rya Ruyaga, ariko ryari rihuje amatorero mpuzabikorwa, abadiyakoni, amakomite y'abaririmbyi yose ahuje icyahoze ari paruwasi ya Ruyaga, kuko kugeza kuba paruwasi ariko turi umudugudu, icyahoze ari paruwasi nyene ya Ruyaga. Nuvuga ngo na amatorero cyangwa se imidugudu 5 n'ubundi ibarizwa ku Ruyaga, n'isengero amateraniro ya nyuma ya saa sita n'ibindi zasengero zifunze, icyo kirumvikana. Barabahamagaje, ntago nza gusesengura inama yose hano, nta wabintumye, ariko nshaka kunyomoza ikinyoma kigaragaza ngo hendaga kubonekamo kurwana. Nta tiku na rimwe abantu twayibanyemo, none nakwira nka 20 ndasobwe twari turimo, nanjye nari nyicayemo. Uvanyemo umurongo umushumba yari yicayeho n'umuyobozi wacu, umushumba wacu na delegation yavuye kuri paruwasi abantu 4, n'umushumba wa 5 n'uwacu wa 6. Indi mirongo y'imbere n'abakuru b'itora, pasiteri bo muri amatora nyine akorera iwacu, natwe tugiye dushinzwe mu itora, nanjye ndimo nari nicayeho. None se ubwo bararwanye sinabibona ndaho, ngiye nshinzwe na protocole mba nyirimo, nshinzwe ibintu bitandukanye. Bararwanye se bari bantumye, bari banyuhuye, barwaniye, binjiye mpari, inama itangira mpari, isoza mpari, kubaherekeza nari mpari, kubageza ku modoka nari mpari. Yevana kandi kantu wenda katari keza, ahubwo hari umwana wacatse guhungabanya imodoka y'umushumba, umwana bamwe bagenda ayicayeho ku muhanda, ninjye umuntu wese mufatira bugufi ndamucyaha, cyese niba barwanye ari umwana warwaye n'undi mwana kuri iyo modoka. Ariko nta mushumba, nta mudiyakoni, nta umunama mpuzabikorwa, nta utumiye mu nama wegeze usamirana n'indi. Hari ingingo 5 z'ibyigwa, nkubwira imwe muri zo, izina nye nzihorere. Hari ingingo ivuga ngo insengero ziri muri paruwasi yacu ya Kabuga, kuko harimo insengero 26 ya Kabuga yose, hafunguye insengero enye. Muri 26? Yego, kubera impamvu z'igihe turimo. Sinakubwiye ko hadakomera umuntu wakomera igihe, ntago wakomera itora wakomera igihe, ariko Yesu we afite uko adukomeje. Mu nsengero 26 hafunguwe insengero enye. Izenye zifunguwe rero ni Kabuga Vire ariho kuri paruwasi, urwitwa Igako nago ruri muri paruwasi Ikabuga ariko murenge wa Masaka, urwitwa Ruyaga arirwo mbarizwaho ruri muri Masaka, n'urwitwa Kabuga Siege aho ku Rumuri naho ngaho ni izenye. None hizenye rero ko ziri n'ahantu hamwe se? Ntago ari hamwe, ntago ari hamwe. Ufata Kabuga Siege, ufate Kabuga Vire, ufate na Gako. None se kuba hamwe hatse kuvuga niki? Usaba ni hamwe, ahubwo yaba hari hamwe kurusha kubitekereza. Ushaka se nk'umuntu uri Indera, nk'umuntu uri za Gasogi, umuntu uri za hehe hose. Nari njye vanga ushaka kurwanyisha mu president yavuze, ariko rayishyigikiye avango twegereza ubuyobozi abaturage. Ariko na Adepr niko yabigenje. Ubundi twifuzaga itorero rya Adepr ryifuzaga kwegereza ivuga butumwa insengero, itorero, abaturage, niko byari bimeze. Ariko zone sigaye ntago twegeranye. Impamvu zasigaye ni zari zujuje ibisaga mu gihe cyo gusigara kw'insengero. Hanyuma urabagana ku Rumuri ni ruguru cyane ya gare ya Kabuga burabireba. Hanyuma ahubwo izijya kwegerana zo cyakoramo gato ni Kabuga Vire ni Gako, nta ntera ndende irimo, ariko ikintu cyabitandukanije, Kabuga Vire iri mu murenge wa Rusororo, hanyuma Gako iri mu murenge wa Masaka. Masaka muri Adepr ifite insengero 2 zonyine, nawe ibaza ba Adepr mu murenge wa Masaka babarizwa ahantu 2 gusa, Igako no ku Ruyaga, nta handi. Ahubwo izindi ziri muri Rusororo, izindi nazo ne 2 kandi muri Rusororo yose nayo harimo 2. Muri Ndera bwo nta na rumwe, kiretse wenda ntarwo nzi, kiretse ubwo muri iyo nama rero mu byigwagaho n'urwo ngurwo uvuze ruri muri Ndera rwa rurimo. Niki kigwaga rero ku murongo ku ngingo ya mbere, izindi enye ntago nzikubwira, izindi ngingo enye ntago nzivugira kuko ntabwo wowe utumiye muri iyo nama, nturi umujyanama, ntuyitumiwemo, n'abadukurikiye bumva ibyo mvuga, ariko inama amabanga yose y'inama ntago nje kuyakira hano. Tujye tugira n'ubwenge, yubuze ubwenge Imana irakureka. Hanyuma yari ingingo amevuga ngo zino nsengero nye zuje ibisabwa. Ese nta kandi kantu muri urugendo zo zaba zarahungabanye urugero Ruyaga twatwuje ibisabwa, ariko wasanga hari irangi twaburaga rikenewe, ubu turi no kurishyiramo. Kabiri twatwuje ibisabwa, ariko wasanga mu gihe badusaga muri myaka itambutse ntago twari twakagira kamera zo mu rusengero, cunga umutekano mu rusengero n'inyuma no kontrola umutekano w'urusengero. Mu nama byigwagaho ukuntu nazo twazishyiraho, n'utumenye no kuzishyiraho ndetse mu gihe gito cyane twazizanye. Icyo unteza amatwi, ingingo imwe ngingo hariho be ivuga ngo zira nsengero zindi 22 zidafunguye. Ese ni izihe zibura bikeya
tuherekeze isengesho, tuherekeze imbaraga nazo zibyuzuze, kugira ngo RGB bishinzwe n'abandi babishinzwe mu minsi iri imbere nidusurwa wenda zizakomorerwe nazo zisurwe. Ukuri kose nicyo kimwe mu byari byateranyije inama. Icyo kintu kibaye ikiganiro cya gatandatu nkubwiye uyu mugabo akora, kandi we yavuze ko habayeho kurwana, iwe niko yavuze. Ariko kandi reka no kumurenganya, abavuze ngo arwaye niba ari depression, ngo arwaye ubwari bwo mu mutwe, baramubeshyeye kuko ntabwo arwaye. Nawe yanavugiye ngo nimba arwaye, ariko nanjye nakakibabajije wazabura nshya na Joel, bose aya macano yabo yabwirijeho, aya macano bamuhaye ibiganiro, amacano yabo yabaye views, yabaye sub, yarabasengeye, abahesha umugisha nk'umuhesha w'umugisha. Kubera iki mwagiye gukoresha umuntu urwaye mu mutwe mukamuha ibiganiro rimwe kabiri kane gatanu inshuro zingana kuri? Nta burwayi afite, mutamwumva nabi. Icyo nanjye ndakivuguruje. Icyo akora ikintu gihara ahubwo. Nawe uje kuhakora episode se? Oya, nago ariko mfite umwana nazikora. Niba baramutse bakomeje kumuvuga bitari byiza, bakavuga ibidahari, bakamuvuga. Hari wavuze ngo yarazi ko bari kuvugira itoro, ntago ari kuri abarivugira. Twarivugira ku bihari, tudaharabika bene wacu. Hanyuma rero icyo akora, icyo nemera kurishimiye tutabeshye, bitewe nuko itorero ryamuhaye yawe ariko twavugaga yahagaze. Yarashimiwe, anahabwa konje. Itorero haryo bitanga konje, udatanga konje ni Yesu, ariko itorero ryo rayitanga. Itorero rayitanga burya si buno, kandi ntawe uzatura nk'igishyitsi. Ejo bundi sinzi wabwiye mugenzi we, ariko nanjye mbere narabivuze. Aravuze ngo nubona uyoboye nibishaka bene n'ururembo, tanga akarere cyangwa paruwasi, ntago ari umuhati so yagutereye. Oya, ni Imana iguhamagaye muri uwo muhamagaro, itorero ryawe ribyemeye. Ariko imyaka 2 iri imbere, hari igihe haza nundi ufite umuhamagaro wikubye kabiri wari ufite. Niko kurishimiye byagenze rero. Haje umukubye kabiri umuhamagaro, haza nundi itorero na leta bari bakeneye kushika igihe yari akenewe. Igihe cye yakoze iby'imbaraga byinshi, tunamushimira, anashimirwa. Rero ndatekereza ko gukora biriya biganiro 19 kuri Adepr, 17 bitari ukuri, ashobora kuba afite magahinda kadakabije, ukagahinda gakabije niko kabyara abanza bwa burwayi. Oya, ko afite depression. Oya, ntago ari depression. Agahinda gakabije ni depression. Mvuze njya kadakabije. Ngiye navuze akadakabije. Afite agahinda kadakabije. Navuze akadakabije, usubize inyuma bikurikire. Ariko ntiyakabura nk'umuntu wahoze ari pastori, nk'umuntu wahoze sinzi watubwiye ngo nimba hari ikindi kintu gifite uburyohe ariko gitera n'ibibazo. Nugora imbere y'Abakristo 300 bagukomera amashyi, ubabwira ngo icara bakicara, haguruka bahagahaguruka. Kuri ubabwira ngo bicare rero. Burya nicyo nabwiye abantu. Icyo wakora cyose inyuma y'umuntu hari uwundi. Mubyemera? Ni icyo kibazo rero y'umuntu umwetse kinyuma abandi batanu yatoje kandi bamaze gushyika, hatangira yumva atabyumva. Ariko buryo uko wasenze, uko ugenza ni kugenzwa, uko watojwe cyangwa ugatoza ni kuri gutoza abandi. Sinzi niba ari ikindi wambaza, ariko nari mvuze ko mu biganiro 19 warushyikiye yegara bikora, ariko ibiruko ntibijya birenga 2. Turimo tugana ku musozo. Nibyo koko Isaya yaba ari gusubiza Pasiteri Isaya Revera, yaba ari gusubiza itorero rya Adepr muri Gatolika? Kibaza neza ntabwo nyumvishe neza pe, n'abadukurikiye bacyumvenye nagisubiza. Ntindi kureba titre, ashobora kuba wenda ari kuvuga ko ibyo byose barimo kwemezwa, kudefiriza, kugira gute. Nizere ko atari umugabo cyanditse, wenda baba ari abandi kamuveho. Hanyuma ikiri ukuri rero, ntabwo Isayi nonaha afite mu bintu afite, kuko twebwe nanjye ndimo, twebwe tuzi intumbero y'itorero, viziyo, icyerekezo cy'itorero turakizi, aho turi kuva, aho duhagaze naho turi kujya twe turahazi. Mu mahame dufite nyakubahwa Isayi afite, atubwira, turi gusengera, turi gukora. Icyo gusubira muri Gatolika nta kirimo. Ariko kandi nkiri hano, icyo kutubwira ngo ntabwo izazicarana na papa cyangwa na musenyeri, ese murashaka dusubire muri analogue, dusubire mu bujiji bwo muri za 70? Reka nkubaza akabazo, wenda ntukansubize, mwebwe ntimujya mubazwa, nkamubaza tugasubiza. Ariko reka amazaho dukurikiye. None aho unifashe nkajya kwa executive umurenge wenda runaka, nkagiwe nkamusura, kandi namusura, sinemeye gusura gitifu nkamusura. Niyo namusura muri biro ku murenge, bisobanuye ko dufatikanyije kuyobora uwo murenge? Birasobanuye? Bisobanuye se ko niba mvuye nkajya gusura wa Kinyinya, nimba nge ndi nyewe akagari ka runaka wenda muri Kimironko, nujya gusura umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya, abaturage bawe ubavanze n'aba Kinyinya, ntago aricyo bisobanuye. Umuntu ufite imyumvire, ntago nakita n'ubujiji, bajya bambwira ngo jya wigisha Bibiliya k'ibindi, ariko nabo mbabwire ngo ntago ari itiko, ariko ntimunkurikira. Nigisha Bibiliya ijambo ry'umunsi buri gitondo, nigisha Bibiliya uburyo butandukanye. Mwakurikiye ibyo bimukabireka, ariko nibi ntago nzabireka mu gihe nkiri umuvugizi w'Abakristo, cyane ko dusoye mu gihe gikomeye, nibi ngibi harababikeneye kandi tugomba kubibaha, niko igihe kivuga. Reka nkubwire,
ntabwo Izayi azabaho adakomunikana n'abayobozi b'andi madini n'amatorero. Icyo cyo uretse no kumonana na musenyeri gato muzanamona na shehe bari kumwe bicaranye baganira. Erega abayoboye abantu none se hari ubwo bayoboye ingurube, hari ubwo bayoboye inka se, bayoboye abantu. Kandi Adepr ni abantu. None se ubu mwisibo ntuyemo nta bakatolika barimo, nta n'abisilamu n'abadive barimo. None se kubera ko nyobora ikibazo cy'amasengesho nkaba ndi umudiyakoni, nkaba hari ibintu nshinzwe, birasobanuye ngo okay, urugero ninjya kunywa amata nkasanga umudive ivo nzasohoke? Ariko ku myumvire yabo ngabo bagutumye ubwo butumwa bo bumva umuntu yagira abaho butike y'Abadepr. Iryo ni ironda karere, iryo ni ivangwa rishingiye ku ruhu, ni ivangwa rishingiye ku matorero. Reka nkubwire, Izayi ubwenge, umwuka wera, amashuri afite, nta mwemera kugenda mwe myumvire y'abo bantu. Iyo iri chipu iri hasi niyo bigwa, niyo cyangwa ya kera, niyo muri 75. Ubu rero kwicarana ahubwo yicaranye na baki. None se Katolika iyoboye abantu, kandi abantu icya kabiri Katolika bemera Imana Data, bakemera umwana Imana mwana ari we Yesu, bakemera n'umwuka wera bo bagita roho mutagatifu. None se ubundi uretse nyine ko tugomba kwego muri Adepr bakabarizwa hariya, ubundi gikwa cyacitse ni iki? Okay, mu ijambo rimwe ntabwo Izayi afite umurongo wo gusubiza Abadepr muri Kiliziya Gatolika. Nsoza aramutsa nawe ufite uretse ko ntawe afite, n'abakatolika n'abantu ntago ari abadayimoni. Iki kiretse dusubijeho kuraguza cyangwa guterekera cyangwa kudushingira ryo tugasambana, niho yaba dusubije habi. Ariko no mu Katolika ntago tugiye gusa guhura kuganira. Ese abantu ntago bazi ko hariho rike, ntago hari bazi ko hari umuryango uhuza amadini n'amatorero, imyemerere, ntago hari ahantu hatandukanye. Nibajya mu nama bari kubiganiraho nk'abavugizi, nk'abantu bayoboye abantu bazaga ngo bihuje bahuye nyine. Nese ubundi barapfiki, hari ubwo ari ishyaka riri guhangana n'irindi, n'amashyaka mu bihugu byateye imbere baraganira bakanaganira baganaganya mu nteko n'ahandi. Kanswe kuba umushumba mukuru wa Adepr yaganiriye n'umushumba ushinzwe Kiliziya mu Rwanda, icyo nta gikuba kirimo. Sinzi nimba bisobanutse. Birasobanutse kandi reka ngushimira kubwo ibisobanuro duhaye. Urakoze cyane. Nk'umuvugizi w'Abakristo nyine bagerageje kwirwanaho, kandi ntekereza ko abantu babyumvira. Ariko ntekereza ko nta kinyoma kirimo, kibaye kiri mu nyomoze apana muri comment. No muri comment babishyiramo ko bashaka, ariko nawe uraha unyomoze. Ahubwo wenda muri comment baze kuduha ibitekerezo. Nta kibazo biremera rwose bagiye. Ntabwo najya kukunyomoza kandi ari wowe waje guhagararira idini. Yego. Kandi ibyo mbuze ndumva ariko kuri. Urakoze cyane, ngushimye umwanya nawe waduhaye. Yego. Dushimiye kandi abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka.